avuga ati se kumbo n'abahungu bamereye nabi ibintu ntazi bimeze biti yego Samu niba yaransubije niba ataransubije simbizi ariko numva ngiye naramuhaye odi icyo gihe ndarayimuhaye kabisa mubwira ibyo bintu rero mu kwirinda genda bibona bibaye ko nguko mu gitondo burengera buracya barengera nabwo bamvuga mu bintu ngo Samu Karenzi bavugiye ubuge ngo haraye habaye inama ngirimo ngo ba dosiri ngo ba patosi ngo sarupongo nibwo nabonye ndavuga ibintu birakomeye yego ngewe rero mura na Axel yego ntabwo twahuye yuko twapanze gura ko nge ndakubwiza ukuri kora Axel nta nimero yanjye gira yego nta niyiwe ngira niba mbeshya sha Mwenyezi Mungu wo mwijoro bireba ndi muntu wa kabiri rikari nta nimero we ngira nta yanjye agira nako tuvugana Lorenzo nta nimero yiwe ngira nta yanjye agira undi muntu wa kane Kazungu nta numero yanjye agira ntago tuvugana rero mbona niba ugiye kwa manager ba manager uve mu bunyamakuru bitari ibyo Scovia nawe baba baraguciye amazi ni gute umuntu yaba umunyamakuru akaba no manager ibintu bibiri kariho bihera bitera zino bintu by'inuza biri kuba muri sport yo mu Rwanda aho yavuze dere ngaha njye mfite ubushobozi bwo guhamagara muri ya radio urumva ibarareyo I swear nabikora nanjye I swear nabigeraho icyo kigo kizakitagira nyiracyo kumva muri sport hatangiye kuzamo ibintu by'amoko ni ikibazo gikomeye ejo mvisha akavideo kandi ka Lorenzo bira bintu twese twabyumvishe tujya mu cyumba turiherera turavuga kinira n'abantu rega bakumva twabira ati ibi ni ibiki umva sport igeze yego rigani ko yasubije Lorenzo numuntu nawe numuntu afite amarangamutima mbona nta n'ikibazo kirimo ntago mbona ko umuntu yazanga mwatake undi aceceke rimwe kabiri unuka ari umuntu ngo w'umuhanga ngo ari umuntu ngo ari umuntu wa mbere hano mu Rwanda abantu bemera nawe afite amarangamutima we yamusubije rero ni sawa atanga ikirego muri RMC gutanga ikirego yego haranatubwiye mwabonye ko asohotse n'itangazo ku bw'amayeri irimo SKFM n'iri ya radio yindi bavuzemo ibyo ndavuga ntari ibyo birarangiye bukeye mu gitondo bamaze gutanga iyo tangazo yego na Samu nabwo arengera aragaruka ngo mu gitondo ngo ejo ngo Sarupongo atanze ibirego bibiri yego ku munsi w'ejo gakukano nakoreka nkagukinire ubwo nabwo ndabyumva nabwo kandi nakubwiye ko ngiye ndashaka kumwubaha nk'umubyeyi nk'umuntu nduta ejo Sarupongo yaje ibirego bibiri muri RMC ku munsi umwe reka da Sani Sarupongo mufana ikibazo n'abandi bari basabwe kohereza ibirego byinshi uyove muri akajya ubu nabo mbeshya muri database ariko ikintu cyanunguye ni ukuvuga ngo nge nawe naganiriye ngo ku bintu bya eto ngo byiki mu by'ukuri nta kintu na kimwe nigeze nganira nawe ku bintu bya eto habe n'ikinamba kuko nta makuru yabyo mbifiteho nta kintu mbiziho rero kuvuga ngo yaravuze ngo nataka ngo SKFM na Karenzi mu buzima bwanjye ntabwo ndataka yewe sindahura n'ikintu mvuga ngo SKFM sindavuga umunyamakuru wa SKFM niba ari ahantu hamwe nigeze muvuga ibaza niyo audio cyayo video yego bayizana ingeri bimfata imfunisha imfunga imyaka 2 cyangwa 3 nta kibazo Yes, reka nkusuze kandi nkwifurize gukomeza kugubwa neza wowe tubana umunsi ku wundi mu biganiro bigiye bitandukanye tugenda tubagezaho ahanga kuri Huza 250 TV. Nizere ko umeze neza cyane aho uherereye mu bice bigize igihugu cyacu, wowe uri mu majyepfo, amajyaruguru, iburasirazuba ndetse nawe uri iburengerazuba, tutibagiwe nawe uri hagati mu mujyi wa Kigali, wowe uri muri East Africa, Africa hose muri rusange, nawe uri mu ntara yacu ya gatandatu y'aba diaspora. Komeza kugubwa neza cyane we wamaze gukanda subscribe ahanga kuri Huza 250 TV, ni nacyo gihe ngo wowe utarabikora ubikore ukande subscribe, tujye dukomeza kubana mu biganiro tugenda tubagezaho umunsi ku wundi. Inyuma ya kamera nk'ibisanzwe ni Emi Kabaka, naho kuri technique ni Emilie Dutuwe, tubana umunsi ku wundi. Uyu munsi naje kinyamupira
narababwiye ngo ikintu cya mbere ni amakuru, kandi amakuru mugomba kuyamenyera ku gihe. nta handi rero uzasanga amakuru ya nyayo kandi yizewe uretse kuri Huza 250 TV. navuze ngo nanjye sinze gucikanwa n'ibiri kubera mu mupira, nze kumenya ese Rwanda Premier League uyu munsi bimeze bite, ariko nze kugenda menya na byinshi kuri bimwe mu bikomeje kugenda biteza impagarara ahangaha muri shampiyona nyarwanda. ndavuga ngo ndaza kuzana impuguke, ndaza kuzana inararibonye, ndaza kuzana, sinzi niba nza kumwita umuhuriga, sinzi niba nza kumwita animateri, ndavuga ngo reka nizanire kavukire y'inyamirambo, cyane cyane ko abantu benshi ngo baramuzi ku cyitwa icyangwe, buriya ngo abayoboye cyane ku gapantaro keza kanditseho Hopeline Sport, ku mupira mbona ari amazahabu, ku isaha nziza, ku mpeta n'ibirombe. mbivuze ntago nabirangiza, reka nakire Sarpongo. meze bite brother? Abasilamu baravuga ngo alhamdulillah, abakristo bakavuga ngo Imana ishimwe, ubwo naye ndavuga ngo alhamdulillah. Abadive tubabwire ngo abadive baravuga ngo Imana ishimwe, ni kimwe abadive se niko bavuga. Yesu ashimwe, baravuga isabato nziza, umunsi w'umunezero. Bose ndahazi uko urangiye nta dini ngiraho, nsanze basenga ndasenga. ni hubera w'inyamirambo ubundi aho ngaho. naho nsanze basenga ndasenga kabisa. Akusenga kuwa gatandatu? Oya, hano hose ngiye nsanze basenga ndasenga. Urumva uyu munsi nimba amenye ko ari kuwa gatatu, kandi amenya ko nari urusengero rw'abadive ndasenga. Niba kuwa gatanu ijuma bari gusangira ndasenga, ubundi mbona ko nta dini hano hose upfa kuba basenga Imana, nta Imana isumba byose. Urasenga nta kibazo. Sarpo biracamo? Rebye ndashima Imana kabisa. Wakiriye mbere yuko mu kanya ngo ujya kuri stade? Kanya ndabaniteretse, tugiye kubanza match ya Hilal na Rupopo. Abonye Rupopo yakoze ibintu byose bishoboka hanze y'ikibuga. Abonye izamu Rupopo nyizamu yayuhagiye cyane, sinzi niba ari bya bintu byashimira. Nabonye hari umuntu mugufi mbona nabusumba. Ari muri staff ya Rupopo, ariko yagiye afata mazamu aruhagira ahantu hose, twumiwe. Akose bira bintu birakora. Turabireba niba bikora. Ariko biragoye ko byaza gukora imbere y'abakinnyi ba Hilal. Bikora amakipe yacu yazajya hora mu gikombe cy'isi yahora ameza yigera kure. Ayacu inaha muri Afrika. Ko none se ko ari byo bavuga ngo Afrika ngo nibyo binikoresha. Kandi ukabona n'uwe nta mutaru nta kiboze byabikwaje. Sinjya mbyizera, ngiye nizera Imana buri ariko. Nazi nago zikora. Sinzizera buri agiye cyane, ngiye nizera Imana. Ariko rero none ababyizera nyine nabo niyo bibafasha, sinabibabuza n'ikazi kabo. Ariko ndaza kureba kuri Rupopo. Ko Rupopo video irahari, abantu bose bayibonye ari kugenda yuhagira. Kabisa nanjye nayibonye ahantu henshi. Rero uyu munsi Rupopo iramutse itsinze. Twese tubaza kuvuga ati wa mugani birashoboka. Ako hari Hilal ngo ishobora kugitwara. Ari Hilal yonyine irasabwa kunganya, yanganye gahita izamuka ava mu matsinda ikazamuka. Ariko rero na Rupopo ni ikipe nziza, reka turebe. Wende kuvuga cya shampiyona yacu ina. Cya shampiyona. Shampiyona nze? Ntago ari Hilal yemerewe gutwara igikombe. Urumva niba ya mbere yabaye ya kabiri neza gutwara igikombe. Gusa ya kipe irakomeye, ariko nayo iri gukina muri shampiyona nayo ikomeye. Arakubiswe nayo bura Kiyovu yatweretse ko bishobora ko wayitsinda. Kandi Kiyovu niyo mufite uno munsi. Kiyovu niyo dufite, ariko turaziranye. Urumva yahuye n'ira kipe ifite abakinnyi 9 bari mu ikipe y'igihugu badahari. Uyu munsi rero twebwe abakinnyi bacu bose barahari. Yego. Gusa Kiyovu imaze iminsi ikina neza, imaze iminsi itsinda. Yabana kude chapo ku muri peza wa Kiyovu kabisa, uko ukuntu bavuga ngo amikoro mwaka washize ukuntu byari bimeze. Bavuga yuko ubu ngubu noneho urabona ko iri gutsinda kandi komveka. Bitatu bingana bushize ngo yagukubise yabanjemo ngo 9 bicara. Aya no kubeshya 9 bicara se. Abakinnyi bose ko bakinye tugahura. Ikipe nayihaye akazi. Kuvuga ngo kuntsinda yarantsinze, ariko se nije tatsinze hano. Ikipe irakomeye, niba ikipe ikomeye nyine twema tuvuge ngo ikipe irakomeye. Gusa ngiye narabishimye cyane. Iraza itange akazi ku makipe ya hano. Nayo najya kurokirita amenye ngo iragura umukinnyi 5 ariko beza. Pana kugura nka ya kipe. Nka ya kipe numvishe bavuga ngo bura ngo nyuma ya RDB
ngo buriya Adimi izana abanyamahanga cyane mu Rwanda, nyuma yaho ngo haza Rayon Sport. Rayon Sport izana abanyamahanga cyane, ngo wasinya amezi 2, wasinya 3, waje muri test n'iki. n'abazane bakora. N'abazana bakora. Ejo mwabonye Umetitsi waje. Ebana akubita ikabutura ishyiranga, buriya ngo yaje muri Expo ngo ebana Expo. Ikirangira ngo baramubwira ngo ariko ngo Rayon ngo wakoramo test. Ageze yakinye iminsi 2 bavuga ati reka barirukana basiba n'amafoto ku mbuga zayo. Ubwo rero wavuga yuko byo bizahakaze ayo makipe avuga ati tugiye kuzana abakinyi. Umba twazanaga Veni koko nkuko ayo makipe abikoraga. Turazana 3 cyangwa 4 ariko bakomprima baze guhangana. Twamaze kubona amakipe ubundi buryo bigenza afite abakinyi bakomeye. Usimbuye wakandiyeho biranga. Umugisha ateye ubwoba wa muntu we. Unateye ubwoba. Ntavuga ko nkwa Mugisha nta muntu wese utabibona ko niwe mukinyi wavuga ngo hano muri championnat yacu ni muzima pe. Agoze hari ikipe ze yakandiraho ngo nayo ngo mwagerageje gukandiraho. Ariko basi niba binanze za nundi wenda ukanyakanya uri hanyuma yo ariko atari kure yiwe. Ariko urajya kuzana abantu 8 ngo baje muri test ba 20 kandi ngo uri ikipe ishaka igikombe ngo ikipe yizina. Ntago bikwiye gose. Yego. Sapo tutarinjira mu mwandiko neza ubwo nagira ngo tubanze ducemo kinyamupira ariko turi 2026 turi mu ntangiriro z'umwaka amezi 2 ubu ngubu tubare ko ari kwihirika ari kurangira ariko se umwaka wa 2025 ni umwaka wagenze gute kuri Sarupongo? Uriya mwaka rero navuga ko umwaka wambereye mwiza. Ariko none ntago navuga ngo wambereye mwiza 100% nyine mu buzima ino Kigali turimo buri wese abazi ko nyine agomba kubamo akantu kaza gucamo nyine kakagenda. Ibyo nateganyaga ye nabonye warihuse bitarangiye. Hari ukuntu umwaka ujya gutangira uvuga ati uyu mwaka uzarangira ageze ku ntego izi uzarangira wenda nungutse umuryango, uzarangira wenda mvuga ngo ku buzima bwanjye arakibe waryi abantu kajya kubona bakubwiye ngo Feniseke ngo nejo bundi ku cyumweru wareba ibintu ari wahihaye ugasanga ibyagezeho ni bike cyane kabona ntacyo. Ariko burya nanone nge nemera ko ikintu cyose kibaho buri abasiramu bavuga ngo nigene rya Nyagasani. Yego. Ibyo nabonye muri uriya mwaka nibyo nyine bw'Imana yapangiye. Nkayisaba ibindi. Ikintu cya mbere ngo nashima Imana uko warangiye meze neza, nta ndwara, nta gripe, ntaki. Icyo ni cya mbere. Kuko nanone hari igihe twebwe ujya kubona nko mu bitaro sinzi n'uburyo usura abarwayi kwa muganga. Yego. Buriya birafasha. Gusa umuntu ari kwa muganga afite amafaranga menshi. Ariko bari kugira ngo agire ikintu ashyira mu nda bari gukoresha ibyuma bya kizungu nyine kugira ngo agire akantu. No guhumeka ugasana ibibazo. So kuri ya muntu hari ikintu yakosheje ku Mana. So uko wowe nawe uri intungane. Rero umwaka nurangira umeze neza uhumeka amahoro uyiga bigakunda. Ngiye nshima Imana ibyo nicyo kintu cya mbere nshimira Imana. Cyo kintu cya mbere nshimira Imana kuba ufite ubwo buzima. Ni umwaka wambutsemo. Ni umwaka oya ntagaruriya nambutsemo. N'ubushize. Buriya amaze imyaka hafi 2 igiye kuzura. Wo nambutsemo n'uwa mbere. Ubushize nkubona Tanzania ngo ikintu cyitwa uburagwara akantu uhuriyeho na mushuti wawe wo muri Rayon Sport wa Kirindinyo. Nawe ngo hari ukuntu wageze Tanzania ikintu cyitwa igiswahili kirakwiso. Oya rumva cya mbere nge nago mvuka muri Tanzania. Kandi nubwo mvuka mu bihugu bikoresha igiswahili. Nge navutse wacu dukoresha ururimi gakondo rwacu rw'Ikinyarwanda. Yego. Rero izindi zose ni indimi z'inyamahanga yaba icyongereza yaba iki ni byiza kuzimenya. Ariko icyongereza cyo ntago ari ikibazo kuri ngewe. Igiswahili rero ntago navuga ko mu Rwanda utangiye no kugikoresha vuba. Ntago navuga ko ari ibintu nyine buriya nakuvuga nk'abarundi bavuga ko igiswahili ni ibintu byabo cyane. Ariko nkatwe ntago ari ibintu bye. Rero kuba narageze Tanzania nkigana ururimi rw'abandi ahubwo mbona ari amashyi kuri ngewe. Mbona nari nkwinda byo hari kuko umuzungu niba umuzungu azangaha ikiwacu akagigurika akagira gute tukavuga ngo wow ngo good ngazabimenya. Yego. None se nge wagiye kwigana igiswahili cy'abandi nukubera icyahubwo ngiye batari kuma amashyi bavuga ati birimo biraza hasi wa mugani birimo biraza kubera cy'umuzungu yaje iwacu aracyangiza mwamtse akavuga nyine ibintu kumva kabase ibintu muzungu akavuga ati ni byiza kabona ni byiza. Abatanda nanjye baracimye cyane baravuze ati ni byiza urabona ko uyu nguyu sebo kabisa. Buraka boy yigeze gutangaza mu giswahili baramukunze cyane buriya n'amakampani yashatse kumuha akazi bavuga turabona iyi ni byiza n'umunyamahanga aje mu gihugu cyacu ari kwigana ururimi rwacu kandi urumva ko afite nonse. Kandi ngiye ibintu navuze harimo n'umuntu wumva ari gufata amakuru ngo wiko mujuweri wa timu ya Piana timu none se higambaze nkubwire barakubwira ngo umufana
n'umukinnyi wa 12 yego uko byagenda ku makipe se barabizi none se nyamvuze ngo iko mimi ko mujweri byumve nyine umve ko ndumufana n'umukinnyi wa 12 cyazo kiri he yego turi muri 2026 ubwo duhite tuniyambukira ariko uyu munsi hari ikintu cyatumye mvuga ngo reka mpamagare Sarupongo twicare ahangaha tuganire. Sarupongo hari saga imaze iminsi byatangiye ari amaradiyo mbona RMC irabihanije radio bita Isibo Radio ndetse n'iyitwa SKFM ariko nawe ku munsi w'ejo nibwo nagiye kumva numva muri dosiye numva nawe Sarupongo ngurimo. Niyo mpamvu uyu munsi navuze ngo reka nkutumire tugire ibintu bice tugenda twiganirira ndajya mbanze nze kukumvisha aka kantu ho gatoya wumve ze kumva abataramu hano rwose Sarupongo ibyo rero abanyarwanda bayibaze reka ngo urugero urabizi kuri inshuti yanjye nakandakase aka kuzega uraho nuko kubwira bagiye 50 nibyo nagaruka sira ubwese umuntu twahuye nawe uri Sarupongo rega nta wundi Sarupongo wa peri aramwishyura ngo ngwirwe tukeske ibyo ni ubafana arabafana nyine nawe nagera ko bose wahoze n'umufana wa wahoze n'umufana wa rege bari tugera ku masaha tugagura amatike yo kwinjira nta kibazo kiba gihari kuko barakubwira ko twe turi mu kazi ariko ntabwo tuzemera ko amazina yirirwa atukishwa n'umuntu umwe kiri mu kazi ko kubatuka mu kazi ko kubatuka hariho twaretse kuri Radio Rwanda uyu munsi w'indacicitse yego Sarupongo nguri umwe mu bantu bari muri kampeni yo gusenya SKFM iyobowe na Sam Karenzi. Aba bagabo muri gupfa iki ngo kushobora kuba ngo ukuramo n'amafaranga menshi cyane ndagira ngo tuze kugenda akantu ku kandi uze kumbwira Mupenzi Eto ze kumbwira kuri Mupenzi Eto bivugwa ko ngo ari we ngo ubahemba mwebwe kugira ngo musenye SKFM ese wowe ku ruhande rwawe ko nzi kuri umwe mu bantu bigeze bari n'inshuti na Sam Karenzi byaje kugenda bite? rero nge ari nirinze ko nubwo nari nzi ko ibyo bintu bimbazaho nubwo rwose numvaga no kubivugaho nge ndikumva biri no kuntera n'isoni kabisa kuko deja ubwabyo ndi mu bintu nagagombye kuba ndimo yego ndi kwisanga mu bintu nagagombye kuba nisangamo yewe kumva ngo umufana ngo yagira ngo ikibazo ngo n'umunyamakuru ni ibintu wumva binagayitse binasebetse cyane ariko ku ruhande rw'umuntu bizana apari ku ruhande rw'umuntu wabitangaje umuntu abivuze ni igisebo cyane so nge rero navuga yuko nk'ukuntu bimbajije mbere na mbere mvuge kuri audio uri kumva yego uravuze ngo gusenya SKFM ndakeka uko babivuze nge sinzi nanjye byaranunguye mu matwi yanjye kubyumva ariko numva ko ngiye nakwishimira yuko SKFM yatera imbere nakwishima ko Sam Karenzi yatera imbere yego ntago nakwishimira ko nta kintu na kimwe cyamuza n'icyo cyatuma senya SKFM yewe navuga ko habayeho kwibeshya cyangwa bikabaho kubikora bigize nkana kunzana muri ibyo bintu bafite ibyo bapfa nazi byari byo kuko bavuga ko abanganya amabuno barogana so nge rero kuza nkisangamo aho ngaho ni ugende imeze nk'umuntu uri mu nyanja ariko nazi ngo bimeze gute rero nabyisanze nk'uko nguko ubwo abanganya amabuno ni bande navuga ko abanyamakuru bafite ibyo bapfa abo bundi bavuga banshinza ngo eto sinzi ibyo bapfa navuga ko bari gukomeza kuri ibyo ngibyo waranabyumva ukumva nyine n'amatiko ariko ukabumva wanabyumva ariko kumva ngo nanone ngo Sarupongo kibaza umuntu ese bwo Sarupongo ni iki se iyihe profile mfite se kubwo najya kujya mu ntambara nizo za SKFM niki ubwo se bwo ngewe ndi muntu kingikirije akaboko ka Toto Boy none se Toto Boy murumva bwo kisi reka nkubwire nyine turetse tugiye kugira nkuko bamwe musubize sindi kubona umuntu ari we wese wafite ahantu yabahura n'ibyo bibazo by'abantu bari kugira ibyo bapfa ngo akoreshe Sarupongo wayankoresha mu buryo
ku izina mfite se kuri profile runaka se none nje mfite radio cyangwa mfite uri wumva mfite YouTube channel wenda nkundagenda ngo nsenye radio ngugire gute none nje ndi umunyamakuru mfite mikoro nkuko abo bandi RMC jo bundi yihanije jewe nkarinda umunyamakuru numvaga ko ahubwo ndagira ngo uze kunyibwirira urwo rugamba rwabo rwari kuguma muri abo bantu abo banyamakuru abo bande ariko kumva ngo washyizemo isansa rupongo ngo nawe ngari kugira bwabyo binatuma nawe ucika amazi n'umuntu ahita avuga ati kweri umuntu w'umugabo akavuga sarupongo uziko abantu bamwe barabyakira inkoma amashyi ariko harimo n'abandi bantu babyumva bakumva ni ibintu bibabaje cyane segwa ko Karenzi ari gucika amazi yanjye navuze ngo ari gucika amazi je nivuze ko ari ikintu hari umuntu ushobora kwihuza nawe umushyira mu bibazo byawe ku mpamvu zawe bwite cyangwa se nyine bigasa nkaho nawe bitaguhesha ishema cyangwa bitagira gute so ngiye bitangira Horaho Giseri niyo je bamaye amaudio yego Horaho Giseri ni umuntu wabitangiye numva ngo ntabwo umufana wa Peri twaganiriye ngarambwira ngo iki Rikari araza bicamo ahita avuga ngo ni Sarupongo ngo Sarupongo wa Peri ngo uriga ngarabikubwira ngarakubwira ngo ari mu kazi Sarupongo ubwo nanjye aho hantu ndi buze guhita nibaza kuko mu minsi yashize nabonye uwo bita Horaho Agso ubwo yari yaje ubwo nanjye icyo kintu ndahita mboneraho nyikubaze nabonye ubwo mwari muri Muhanga mwari mwicaranye mbona mwahuje urugwiro muri kuganira nk'umugarafurere mutahuraga icyo gihe nibyo mwaganiraga ngewe rero mura na Giseri yego ntabwo twahuye yuko twapanze gura ko nge ndakubwiza ukuri Horaho Giseri nta nimero yanjye gira nta niyiwe ngira niba mbeshya sha Mwenyezi Mungu mu ijoro bireba ndi muntu wa kabiri Rikari nta nimero ngira nta yanjye agira nako tuvugana Lorenzo nta nimero yiwe ngira nta yanjye agira undi muntu wa kane Kazungu nta nimero yanjye agira ntago tuvugana buri umuntu harangira nimero ni Sam Karenzi umuntu ari inshuti yanjye kandi n'ubu ngubu nta cyatumye tutaba inshuti sinzima wenda ni ibibazo bihari Karenzi we nta kibazo ngeze mujya nta rwose je mu myaka 2 ishize yaba ari kuri fayine twarahuraga yaba ari yewe nawe yimukiye Sam we twaravuganaga nta kibazo rwose ariko abo bandi bose ntituvugana nta kiduhuza nta kintu na kimwe ibyo mbikubwiye kubera iki barambwiye ngo Horaho twarahuye ngo twahuje urugwiro Horaho ikintu cya mbere yabaye umunyamakuru hano mu Rwanda nta muntu utabizi ava yajya hanze yavuye hanze sinamenye igihe yaziye ngewe nagiye kuri match ya Rayon Sports na Mukura yari yabereye Muhanga tugeze Muhanga ngewe naguze tike yo muri VIP bama protocol nicara muri VIP aho nicaye Horaho nawe yaje asanga nicaye aho ngaho nisanga nicaranye nawe na koca hari ingingo afaho na sinzi umuntu wicaye iruhande rwanjye aho ngaho mu by'ukuri twese turi Abanyarwanda tugomba kuganira kandi muhuriye no mu kintu kimwe turi muri sport tuje kuri umupira niba ari yitakaje nago agomba kumwe ati bana kiramata nkavuga ati ariko hariya mu kinye kineza niki ariko ikintu cyanunguye nukuvuga ngo nge nawe naganiriye ngo kubintu bya ngo bya eto ngo byiki mu by'ukuri nta kintu kimwe nigeze ngana nawe ku bintu bya eto habe n'ikinamba kuko nta makuru yabyo mbifiteho nta kintu biziho rero kuvuga ngo yaravuze ngo nataka ngo SKFM na Karenzi mu buzima bwanjye ntabwo ndataka yewe sindahura n'ikintu mvuga ngo SKFM sindavuga umunyamakuru wa SKFM niba arana hamwe nigeze muvuga ibaza niyo audio cyayo video bayizana ngeri bimfata imfunisha imfunga imyaka 2 cyangwa 3 nta kibazo niwuzana hano ko Horaho Agisose yakubeshyeraga nyine nanjye ndakubwiye suri umunyamakuru umva bari ugenzure hano hose numva aranavuze SKFM cyangwa umunyamakuru wa SKFM n'ibintu umwe genda ndarahira ku Mana banjyane bamfunisha bamfunga imyaka naje banjyane wawe niyo mpamvu ndikubwira ngo biriya bintu ngiye uko abibonye nabibonye nanjye ndumire ibyo ngibyo byarabaye bakimara kubivuga ko Rikari aravuga ngo umutsimba ngo Sarupongo niki ngiye bwarake uwo munsi nafashe phone mvugana na Sam Karenzi ndavuga ati se kumbo n'abahungu bamereye nabi ibintu ntazi bimeze biti Sam niba yaransubije niba ataransubije simbizi ariko ndumva ngiye naramuhaye odi icyo gihe ndarayimuhaye kabisa mubwira ibyo bintu rero mu kwirinda byo ndabibona bibaye ko nguko mu gitondo burengera buracya barengera nabwo bamvuga mu bintu ngo Sam Karenzi bavugiye ubwe ngo haraye habaye inama ngirimo ngo ba dosiri ngo ba patosi ngo Sarupongo
nibwo nabonye ndavuga ibintu birakomeye. Yego. Ibi bintu ngiye ndimo kwisangamo sinzi byari byo. Kandi sinshaka kuza kuvuga ngo nze kuvuga ku muntu nka Samu, kagiye kuvuga ku muntu nka Samu. Samu no mubyeyi. Mbere na mbere yuko ari n'umunyamakuru cyangwa ikintu umubyeyi. Ubwabyo profile yiwe ni yanjye birahabanye. Birahabanye cyane rwose. Uri kumva no kumva ngo ngende kuvuga kuri Samu ubwanye nanjye binera ikimwaka. Umu boss umuntu yagiye gushinga radio yaba ari boss. Uwo ni boss. Yego. Rero bikambabaza kumva kandi gukurusha amafaranga cyane biragoye cyane. Yego. Kumva rero umuntu nka Samu akamvuga rimwe bwa kabiri kandi mu bintu ngiye mu bintu mbona umva ngiye ntazi narimo kugira nayo ibintu avuga ati ibintu bitumaje. Yego. Nese ninjya kuri mikoro nkavuga ngo Samu nkagira gute bya bindi by'abana bubahuka nkamwubahuka kandi ari umubyeyi ikindi ari n'umuntu mukuru nabwo birasa nabi. Mfite umunyamategeko yumva ibintu bancije ngo byo kurya ruswa ngo aradakoreshwa ngo nayito ngo niki yumva birahabanye atanga ikirego muri RMC. Gutanga ikirego yego haranatubwiye mwabonye kwasohotse n'itangazo ku bw'amail irimo SKFM n'iri ya radio ndi bavuzemo ibyo ndavuga ntari ibyo birarangiye. Bukeye mu gitondo bamaze gutanga iryo tangazo. Yego. Na Samu nabwo arengera aragaruka ngo mu gitondo ngo ejo ngo Sarupongo watanze ibirego bibiri. Yego ku munsi w'ejo ngako kantu nakoreka nkagukire. Ubwo nabwo ndabyumva. Nabwo kandi nakubwiye ko ngiye ndashaka kumwubaha nk'umubyeyi nk'umuntu nduta. Ibintu nabwo biri kambanze nkagukinira kuko ku munsi w'ejo ejo Sarupongo yaje ibirego bibiri muri RMC ku munsi umwe. Reka da Sarupongo mufana ikibazo n'abandi bari basabwe kohereza ibirego byinshi uyove muri akajya unabibambeshya muri database ku munsi ngo uwitwa Eto Toto Boy ngo yarateguye mwebwe arababwira ngo mutange ibirego birenga 100. Aha ibyo nibyo rero nakubwiye. Yego. Nakubwiye ngo kuvuga kuri Samu kubwanjye ni ngiye ndi kubifata nkaho namwubahutse cyane. Yego. Ariko niwe muntu uri kumatera kugira ngo muvuge no kugira ngo n'umungu bimbaze ibintu bivuge we nabikwebye ariko ni nkaho ari kuko kumvuga inshuro 3 kuvuga ngo natanze ikirego ngiye mfite umunyamategeko ikindi ngiye nzinuza niba umvuze rimwe kabiri gatatu mu ntazi ntabwo ndi bwazo jya kuri radio ngo kuvuga ati Samu ibiki mvuga ibintu bigize abantu bavuga ati se n'abafana bavuga turi muntu se bigenze gute wasaze mwanya ki kugira indiscipline bangira indiscipline umunyamategeko wanjye yatanze ikirego kugira ngo ibyo bintu bihagarare bere no kumvuga ibyo bintu bive mu nzira. Uri kumva yatanze ikirego kimwe agitanze buracya mu gitondo nabwo arengera araza aravuga ngo natanze ibirego bibiri nabwo barengera bankuraho inkuru uwo muri kararengera mvugaho ngo ndi ubwo ni 50 nabyibwiriye horaho ibyo bintu nta proof ni nimwe nahantu nigeze mvugana nawe 50 hembwa ko niba ariyo nabyo rikari ari muri unuza bivuga birimo kari ubwo rero icyo nakubwira cyo Samu nk'umuntu nubaha nk'umuntu mfata nk'umunyamakuru hano wabaye umunyamakuru ukomeye hano mu Rwanda n'umunyamakuru bikoze turabizi ko Samu yakoze ibintu bikomeye muri no sport yacu turamwe yabaye umunyamakuru w'umwaka hano mu Rwanda sirimwe. Yego. Nk'umuntu nubaha ngiye musabye imbabazi nk'umufana. Yego. Nk'umupeti wicishiriza make nk'umuntu utajya ugerana gushaka ibibazo n'abantu kuko kumvuga kuri radio rimwe kabiri gatatu ntacyo binyinjiriza wenda we birakimwinjiriza. Yego. Kuko aramvuga ikiganiro cye gifite amasaha 3 ari mu bucuruzi namara kuri YouTube iminota 20-30 avuga izina ryawe mvuga ngo nakorana nabande we ikiganiro amasaha ari kugenda ararangira ariko njewe nta kintu biri kumfasha njewe ari gushaka kunyangisha rubanda yumve ko afite abakunzi ngo ndi gushaka gusenya radio yewe nta kintu kimwe mbizo nta nigeze muvuga urumva icyo ni ikintu cya mbere. Rero nk'umubyeyi nubaha kandi nk'umuntu fata nk'umuntu mukuru nasaba ko iyo radio yabo batazengera gukoresha izina ryanjye niba hari nabakoreye bafate afite imbuga nkoranyambaga. Yego. Afate audio naba naravuze SKFM cyangwa iki ayigaragaza iposting bibizi mfata injyana imfunge niba nayo rero nambabarire akomezanye na urugamba nabo bari kumwe abanganya amabono barogana je sindi mu muri ibyo bintu yewe mbwire n'abafana ko harimo n'abafana b'ingoma mashyi bahita bumva ibintu bakumva ko ari byo babwire ngo singiye kubabeshya ibyo bintu uko mubyumva nanjye niko mbyumva nta makuru yabyo mfiteho. Iki kintu cya kabiri Toto Boy ngo wihita bavuga ntago ngiye tuziranye eto nani mirewe ngira ntago eto tuziranye rero kufata eto kamuhuza n'abantu ukamuhuza nanjye ngo eto yankoresheje ngo habaye tunama. Samu ni umuntu ufite ni umuntu umunyamakuru nzi wabaye umunyamakuru mwiza hano ako kanama avuga kabaye ifoto yarara yibonye
akaza akabati singiya ya foto singa bose bahuye singa umugambi bari gucura inyiba nayo ya foto rero nayo ya foto ye ukanama nako nta kanama gahari ahubwo we sinzi icyapfa na Eto agashaka kubihuza n'abandi bantu kandi mbona ngewe simfe ko tushobora no kujyana ku muco wacu mbona ko Eto hari shobora no kuba n'inshuti ya Samu cyane ahubwo ndibuze kuza kukikubaza icyo kintu cya Toto Boy cyane ubundi Toto Boy wo kuko impamvu wowe uba mu mupira cyane ni ibintu uhoramo umunsi ku wundi Toto Boy nyine wafashe igihugu nge mbibara nk'igihugu ko mbibona koko mbona ko buri umwe wese uri ukuba muri iyi shampiyona cyangwa se ukurikirana Rwanda Premier League atinya Toto Boy bamubwire rero ngiye cyo nakubwiraga Toto Boy imbere na mbere nago mbona ko SKFM cyangwa Samu Karenzi bagombye kuba banzi ahubwo mbona ngiye SKFM ifite ibintu igomba Eto ifite nk'umudari wishimwe cyangwa igikombe cyishimwe ko ejo bagize anniversaire y'umwaka mbona ko bagombye kuba barafashe igikombe bagashyira Toto Boy Eto bakamubwira turi umwe mu bantu badufashije uyu mwaka kuva twatangira radio kuko buri munsi Eto Eto adahari icyo kiganiro ubundi cyaba Eto uvuga buri munsi kugira ngo nyine kiganira amasaha arangire ikiganiro cyitwa urukiko oya buretse wumve Eto wa buri munsi mu kiganiro buri munsi muzana topic Eto ubundi adahari icyo kiganiro cyaba oya ngende kuvuga ko bafite ibintu bagomba Eto nago mbona ko bagakoye kuba banzi bagombye kuba inshuti n'abavandimwe ahubwo bagafata igihembo akajya Eto uko Eto kuvira radio umwaka urashize ndi kumva Eto Samu Eto buri munsi Eto ikiganiro kikaba Eto topic ibisaha mu masaha 3 ariko abeto ejo ni ibintu byo kumuvuga nibirangira baramuhuza na Sarupongo ngo yakoresheje Sarupongo none ikiganiro kiba Eto ejo amuhuza n'undi munyamakuru ikiganiro kiba Eto ejo amuhuza na Taifa ikiganiro kiba Eto yabaye Eto abaye Eto rero ntago mbona ko byakabugize umwanza ahubwo byakwiye gufata igikombe cy'umwaka cyangwa se umudari wishimwe bakawumuhereza bati mwana wa mama waradufashije ikiganiro cyacu umwaka urarangiye twarabanye muri no mwaka wose bavuga ngo ni umwanzi wanjye ngaragira gute hari ikinjiye kiguturutseho twe hari cyo twinjize kubera wowe kubera izina ryawe wagiye udufasha mu kiganiro cya buri munsi mbona ko batakwiye kuba babanzi kandi niko kuri bundi nta nubwo abantu twese tuvuka intangaha barababanzi gute ubundi umuntu yaba umwanzi wawe gute nese Eto n'umunyamakuru wapi none se tarahangana nuriya kugira ngo bigende gute ajya kumusimbura kuri radio makuru ngewe nta ndamubona none se nyine nicyo kire ndi kukubwira nago bakwiye kuba banzi nago bakwiye kugira mbona ko Eto yarabafashije cyane rero niba babona birenze ibyo ngibyo ngaho nibakomeze nyene na Eto bakomeze nabo banyamakuru ariko bareke kubivangamo abandi bantu ngo abandi bantu ngenda kubwisha ukuri ntago Eto tuziranye ntago Eto ngira ni miriwe ntago tuziranye kumuzana Eto ramuzana Eto kugira ngo bigende gute harabakomeje iki kintu cya kabiri narasoza yego nanone urumva Samu Karenzi n'abanyamakuru bakorana baragiye bahiza inguni niba Rayon Sport yatsinze iwiteka ashimwe ibintu n'amahoro tambarare mu gihugu yego niba Peri itsinze habayemo maguyi habayemo ejo bundi Lorenzo ramwumvisha avuga ngo polisi yitsindishije kugira ngo Peri gume ku mwanya wa mbere ikitsindisha kuna yes Kigali urabyumva wumvishe kintu n'umunyamakuru audio ye umbwire nyiguhe cyangwa ujya kuri Silvisano kuri Instagram nawe nayibonye iriho n'umunyamakuru murakoranira mu kiganiro avuze ikintu nk'icyo nyamara yibaje abantu bose barebye match yari ukuntu polisi yatatse ku munota wa nyuma yari ukuntu polisi yashatse igiteka kibura niba ubwo bushobozi Peri bufite kukitababwiye ku gikombe cya Heroes Cup kandi nacyo kintu cyari gikenewe cyane ibabwira ati mwitsindishe Peri twaye cyo gikombe gifite icyo kivuze ku munsi nk'uyu ku munsi ukajya kuvuga ngo muri championnat dufite kurusira cyari kuvuga ngo ikipe ngo yitsindishe kubera inzu aho ngaho uhita umva ko umuntu yarenze ubufana yarenze umunyamakuru ajya mu bufana arenga n'ubufana hizi nguni ako kanya ngiye nk'umufana wa APR n'undi muntu wese ufana APR cyangwa n'undi muntu ufana n'umupira muri sayo ukunda sport umusportif ntago ari bwabyumve neza natabyumva neza rero arumva ko harimo amatiku niyumva ko harimo amatiku rero nagera ahantu bari kukuvuga neza cyangwa nagera ahantu umuntu uza ntago ari bwakwishimye ntago ari bwishimye kukuvuga neza nako kaye numva yuko umuntu atakuvuza neza wahita ushaka uburyo umuhuza n'iki n'ibindi bintu ngo umuntu araturwanya ngaragira gute kandi wibagiwe wewe ibintu urimo wibagiye kuri kukurira abanzi uri kumva rero abanyarwanda ndi gutanga urugero bagira ukuntu babingayiga nanone ntibashaye kuba rero ku muntu wese ako kanya kanaka n'abatashimishijwe n'ibintu wowe wavuze yumvishe murimo kumva na amatiku ejo hari igihe muzahurira ahantu hafunganye bisaba ko wowe nawe murebana n'uwo muntu murebana kandi uwo muntu agufiteho ikibazo kandi ntagashaka kubikwereka ari kubivugira ku ruhande aho kanya nibwo uzasanga umuntu araje aragusuhuje bite bundi se
kuki utakumva ko n'umuntu ataza akubwira ngo ngewe ngo buriya ngo ndi inyuma yawe ngo buriya ngo Eto ngo simukunda kubera iki wagaragaje ko ufitanye ikibazo na Eto kuri radio abantu batangiye kuba timu Samu timu ipi kandi ibintu bitahari mu bintu byaje nakubwiye by'amatiku nyine wumva kuko wewe wizanye muri dore uvuga ngo washatse guheza inguni urashaka kumufana niba washatse kuba nk'umufana rero umuntu arakuvuga nk'uko avuga wa Nyanza kuko umuntu avuga yuko rutabo yego kuko we wagaragaje yuko ikintu cy'ubunyamakuru kugishyira ku ruhande ako kanya rero nuhura n'umuntu agashaka kukwereka ko atari inyuma yawe ntumufate ko ari inyuma y'undi muntu ngo ya Eto ngo yande ngo y'umunyamakuru naka uya umuntu abaye umwanzi wawe kubera wowe nyine wabikuruye nyine umuntu akuruye ko abonye karamatiku akuvuye inyuma icyo ni ikintu cya mbere ikindi kintu nge mbona nkabona ko kigize Samu n'umunyamakuru mwiza ufite ibintu yahindura radio ikaba nziza nkuko abantu ifite izina ryiza abantu bakayikurikirana pana matiku ya buri munsi matiku samazi abakomeje kugenda bavuga ubwo ni bamwe mu baba muri umupira cyangwa se muri championnat nyarwanda bamwe bakomeje kugenda bavuga bati uwitwa Samu Karenzi nta kindi kintu ashobora kuba apfa n'uwitwa Toto Boy ngo nuko uwitwa Samu Karenzi yigeze guhabwa akazi muri APR ngo akaza no nyuma akaza kwirukanwa nkawe rero nk'umuntu uba muri APR ndagira ngo uze kumbwira kuko binavugwa ko Toto Boy ngari ugurira abakinnyi APR Samu Karenzi bivugwa ko nawe ngo arabo yigeze kuyigurira bikaza kuba birebire muri yasaga yajemo n'abanyamakuru benshi bafungwa witwa Samu Karenzi nawe ngo yari ari muri iriya case ariko ngo hari ukuntu ngo byagiye ibyo nibyo ngenda numva ngo byagiye bicishwa ku ruhande ngo nicyo kintu bashobora kuba bapfa nkawe rero nk'umuntu uba muri APR nk'umufana wa APR nkubona nkakubona Isorongi nkabona abafande bakuru muri kumwe ndabizi neza ko ufite izo zandani so kuri icyo kintu ngiye uvuze rero yego mupenzi Eto ni mpamvu bere kuvuga ngo ndi kuri icyo kintu abantu bakomeje kugaragaza ko batinya mupenzi Eto ariko gutinya mupenzi Eto bifite ishingiro nanjye namutinya n'abandi bantu bose bamutinya mupenzi Eto ngiye ikintu cyatumye mutinya ngiye nakubwe simuzi pe turahura imbone nkubone nani mbere winjira bwa mbere mutinya cyo gihe nafanaga Reyo yego baribuka 2018 ndumva covid iri kurangira yuko havuye abakinyi hafi batandatu muri Reyo Mutsinzi Hanje Mantieri Sevu na nibari nande undi muntu rero watumye abantu banamutinya cyane yafashe Jabel Manishimwe amunyisha muri za Kenya muri za Gor Mahia kumbi umwana yiberehe aryamye Isorongi urumva uwo muntu akiyu aba afite ubwenge iri hejuru numu manager ushatse kwimana umukinyi why agiye gukora deal n'indi kipe yo mu baturanyi ikoretse kije kugura umukinyi mujyanye ibiganiro kandi urumva icyo kintu umuntu ahita mugaragaza Isorongi bagiye basohotse ari abakinyi batandatu aho ngaho buri muntu wese uba muri sport yatinye izina mupenzi Eto ntabwo bamutinya kubera ibindi bamutinya icyo kintu umuntu nyine n'ubwenge nakiyuri hejuru n'umuntu ukora ikintu igihugu cyose kikavuga ati wow uyu muntu ateye ubwo umuntu ushaka gucisha Jabel bura kugura abamanzi ni ibintu bisaba gucisha Jabel muri go nicyo kintu cyatumye abantu bamutinya rero kugeza n'ubu ngubu n'abamutinya navuga ngo bafite ishingiro niba ari icyo kintu bamutinyira ariko nkumva nta mpamvu ese niba umuntu ari manager wa ikipe agakora ikintu nyine agakora akazi kiwe mbona ko twakwiye kumuha amashyaho akwinda byose mushaka gucisha Jabel yonga akazana ako si kibazo nanone nza kwibaza ni kimwe mupenzi Eto APR ntiturabona itangaza iti manager wacu tugurira abakinyi nguko APR ifite nkuko nayo ibyitangariza bavuga ko bafite bamwe mu bantu babo bari muri equipe bajya kubashakira abakinyi reka ngusubize kuri icyo kintu wonzi wakoze amadiro mu manager wa APR aguza abakinyi bamwita mupenzi Eto nibyo bindi rero mbajije ngo kuri Samu ngo niki ntago mbizi pe niki njya mu ngo ndi umukunzi wa APR ndi umukunzi wa APR ndi umufana wayo yego buriya makuru ya APR imenya nyumva nanjye ku mbuga zawe batangaje kavuga ngo hari umukinyi uje ibindi nuko ujya kora imyitozo ubundi nkitegura match nkagira nkifanira match nkabona ibyo byishimo nkitahira nta yandi makuru yo muri APR ngiye gafifi ndamenya amakuru ndinde ndamenya amakuru ugenda amenya amakuru ngiye gafifi ndamenya indi buriya kenshi ko mba nkurikiye Jangwani ngo numve niba ari umuntu atangaje mvuga ati wow ko ni umuvugizi w'abafana yego rero we navuga nkamenya ngo Tony umuvugizi wa ikipe nibatangaza nkabona kuri ku mbuga za APR nkavuga ngo
dusinyishije umukinyi yego tabyishimira ayo niyo makuru umenya ibyindi byo kuvuga ngo basamu ngo ntabwo ibyo mbizi sinigeze nanabimenya rwose nta nubwo nzi niba Samu n'umukinyi yaguriye APR ibyo ntabwo mbizi tukiri kuba manager aho nanone ndagira ngo uze guhita unyibwirira kuba uze kumbwira aba manager bawe batanu beza ahangaye wacu mu Rwanda hano mu Rwanda se batanu sibwo barimo jewe manager wa mbere ba super manager nago bemera se nawe jewe manager wa mbere nemera hano mu Rwanda nzi umuntu bati ndamwemera bitewe n'ibintu yagiye akora mu bitendo yego wa mbere ni Mupenzeto uwo ni wa mbere bitewe na kuga abakinyi yaguze nabwo kuna Jaberi hari yakazana hariya uwo ni wa mbere nemera nkavuga ati uyu manager abatoza yagiye azana niki uwo ni wa mbere mvuga ati ni wabayeho byose mu Rwanda ndi mu manager wa kabiri navuga ati wenda nawe ni manager bamwita niba ari Emifaya niba ari inde sizi Emifaya manager wa ani Eric yego nkubwiye ngo nzu ndi mu manager hano mu Rwanda nabankubeshye abandi baraho ngaho gusa nta bundi warabuzi so wowe bahari wenda ukabanjewe erega buriya hari ibintu njya numva umunsi umwe nkumva ngo abanyamakuru bamwe nabo ngo bahindutse aba manager ibyo ngewe navuga niba banahari ntago navuga umunyamakuru se yabo mu manager gute uwo nabonye wipimye ni Munda y'isi Anta kandi yageza n'abakinyi ariko nge simwemera nge mbaje abo nemera kuba ari umunyamanager ni sawa ariko nyine nagarankumfirima mvuga ati uyu ni manager hatari witwa Ricard se we ntihari umumanager buriya ntago mbizi pe Ricard namumenye muri cyagiye avuga ku bintu byabaye te postinga yeto buri munsi ntago Ricard nari muzi kari burango niwe wagurishije abitwa bantwari Fiake njewe ndakubwiye ngo Ricard namumenye umunsi apostinga yeto mbona kuri Instagram akajya kuri no shooting ayibona Ricard sinari muzi kugeza n'ubu ntago mvuga ngo Ricard nyine nibwo namumenye ntago rero simbizi niba yabaye manager cyangwa ari iki aba manager bawe ni babiri ndabo ngabo nkubwiye abandi bandi sinzi harawundi usise mu Rwanda wowe atari n'umunyamakuru kuko umunyamakuru no ku manager biratandukanye ntago nzi kuzaba umunyamakuru uzanira umukinyi wa equipe ni ahandi uzasanga uri gusingiza equipe uyisingiza yaba yatsinze kubera iki ni wazanye umukinyi kandi uri umufana uri umunyamakuru none uzanye umukinyi muzana equipe yatsinze uzashaka impamvu runaka kubera iki wazanye umukinyi ibyo rero nge simbyemera bikaba ubwo se bikaba ntaho bifite aho bihurira n'ibyo ngibyo wahoze uvuga ati abanyamakuru bamwe uyu munsi wa none bamaze gufata inguni kuko bivugwa ko abanyamakuru benshi bamwe na bamwe muri abo ngabo bakomeje no kugenda uvuga ko bahejeje inguni ari bamwe mu bifashishwa muri aya makipe yacu cyane cyane aya ngaya tubona ko abahataniye ibikombe ari mu myanya 5 ya mbere ari bamwe mu bifashishwa mu kurambagiza abakinnyi aho rero niba hari umunyamakuru akaba ari umunyamakuru yego akaba yaragiye mu bintu bya mu manager akaba akorera kuri mikoro nkubwije ukuri ko yaka kwigufata yibye ujuvuze yuko ngo nyine ngitatse zikomveka kugira ngo ya ba wa mu boss wahangitse umukinyi akomeze nyine kugira ikizo cyo n'umwaka n'indi sezo uzamuhangike yirombona niba ugiye kwa manager uve mu bunyamakuru bitari ibyo Scovia nawe baba baraguciye amazi ni gute umuntu yaba umunyamakuru akaba no manager ibintu bibiri kariho bihera bitera zino bintu by'inuza biri kuba muri sport yo mu Rwanda niba kweretse ko manager rimwe kari kandi umunyamakuru mwaka ikarita aje mu manager kuko biri gutuma sport yacu biri gutuma abafana twe tutumva amakuru biri gutuma abantu batandukira ubona Scovia iranzu ayoboye ubona azayibyimba kayishobora nabonye Dekate ari we wandika avuga ngo bimurenze kujya Scovia ndamwemera nk'umunyamakuru mwiza mu Rwanda mbona ko n'inshingano zose yazishobora ariko bara nawe ni umubyeyi kandi n'umuntu utekereza nabona bimurenze ubushobozi azabiharira abandi ariko ni nk'umuyobozi niyumva ko ibi bintu koko nkuko bivuze ngo ari abanyamakuru bazana n'abakinyi n'iki kandi bakira abanyamakuru azabigenza nasaba ibyo bintu bihari ajye gerageza abwira umunyamakuru ayoboye ajye mu manager cyangwa se agume kubitangaza tuzabona sport tuzabona abanyamakuru ba ku mupira w'u Rwanda tuzabona baduha amakuru ya nyayo ariko nibafatanye utuzi tubiri nyine biragoye intambara ubona iri muri sport urabona iri buze kurangira gute ku mugoroba wejo hashize nkuko mu biganiro bimaze iminsi bigenda bitambuka bimwe na bimwe nibwo twagiye twumva abitwa ba Lorenzo bari kare bavuga ku muntu ngo muri RBA ariko biza kumvikana ngo ko ari uwitwa Rugaju bavugaga ku mugoroba uwitwa Rugaju umva amagambo yaje aratangaza mwaretse koko nange koko nange bibe ya ndirimbo ya Bruce
ntange koko umuntu w'umugabo w'umukristo umwana wo mu batangi ubu umuntu wabyawe n'ababyeyi babiri umugabo n'umugore umuntu avuye mu misozi miremire umwana w'umukristo umwana w'umutambyi mfite inshuti z'abapasiteri mfite inshuti z'abakristo mfite umuryango ubu koko murumva kugira ngo ngire ubucuti n'umuntu nayizanye birasaba yuko ngomba kumwemerera amahano oya nukuri nyabuna mujye mumenya yuko turi n'abakristo nukuri kw'Imana ibyo ntemera ntabwo byatuma umuntu nyine nyitunira ngo mbimwemerere ako nyine nge nanga agasuzuguro nukuri nanga agasuzuguro kuri icyo kintu rero iyi ntambara iri hagati y'uwitwa Lorenzo ndetse n'uwitwa Rugaju. Ariko rero abantu bataza kunyumva nabi n'umuntu uza gutanga komateri ushaka kusa nk'unyataka mbaye nk'ubujije nge ndi kuvuga nkanjye ku giti cyanjye urumva mw'abantu mwe nge ntabwo nshaka kuza muri ibi bintu sinzi n'ukuntu mba nabyisanzemo ariko ababizanye ababitangiye nabo ngabo nk'icyo kintu ngiye kuvuga ngo kuri Rugaju rigani ngo na Lorenzo ubwabyo ni yabanje mbifata nkaho mba nkoziba kuko nkaba Rugaju n'abanyamakuru twemera kandi twubaha bakora akazi kabo neza iyo twise tubateraho komanteri shamageye mba numva bisebetse pe ariko ntacyo reka icyo kintu ngiye kinabivugaho kiragaruka kuri cya kintu nakubwiye abantu bari gutandukira ikintu kijyanye n'akazi kabo k'umwuga bagashaka gucuruza amatiku bagashaka kuvuga amatiku kugira ngo bavuge siporo ngiye nabonye n'abantu benshi bagiye bavuga ngo Rikari ngo rigani nk'umuntu ufite profile nk'umuntu ngo w'umunyamakuru abantu bubaha bemera ngo umuntu ukorera ikitangazamakuru cy'igihugu ngo nago wagombye gufata ino video ngo nago wagombye kubusubiza umuntu ariko reka mbabwire bro ngiye nagiye gutanga ikirego muri RMC bitewe n'amagambo ari bamvuzeho kandi ibinyoma none niba Rugaju rigani ni umuntu mbere yuko aba umunyamakuru nawe ni umuntu afite amarangamutima we yaje akubwira ngo afungwa umuntu yamwanditseho ibintu indi nshuro ya kabiri birengeye bayikuriye Lorenzo niba atangaje ibintu mbere yuko Sport bitangaza bantu nkabaje ariko bakavuga ati congratulations bakamuhinuza bibaye ikibazo gute none ugiye kuvuga umuntu none se Rugaju we n'umwana w'Imana se yaje gupfira abantu kugira ngo yereke usubiza umuntu n'umwana w'Imana kugira yanga gusubiza umuntu uramwatatse we yanga gusubiza none se yafungwa niyafungwa yigeze umva amusubiza kandi bose platform barazifite bakoreshe nibyo navuze ngo abanganya mabuno barogana n'uwataka umuntu afite nawe haza kugusubiza aragusubiza aho yamusubije ntago ari kugitangaza amakuru cy'igihugu amusubije ku mbuga ziwe so mbona ko ntacyo bitwaye icyo ngicyo cyambere ku munyamakuru iyi nambara ukabona iza kurangira gute ngewe ikintu mbona aho tutaragira gato muri showbiz nyarwanda tujya tubona rimwe na rimwe ujyanye kuri bari mvuga ku cyiciro cya Rugani Rigani ko yasubije Lorenzo n'umuntu nawe n'umuntu afite amarangamutima mbona nandi kibazo kirimo ntago mbona ko umuntu yazanga mwatake undi aceceke rimwe kabiri unuka ari umuntu ngo w'umuhanga ngo ari umuntu ngo ari umuntu wa mbere hano mu Rwanda abantu bemera nawe afite amarangamutima we yamusubije rero ni sawa gusa twe ntago turi kubishyigikira bashaka ibintu byubaka siporo y'u Rwanda ntago twishaka abantu bafite urwango kugeza ubu ngubu urahura n'umuntu akaba atasuza mugenzi we ibyo ntago byagombye kuba bibaho muri siporo nicyo kintu ndashaka kukubaza ati muri showbiz tubona hayo habaye akantu gato bamwe barafungwa ariko uyu munsi wa none ni iki nyine ni iki kiri muri siporo cyangwa se muri aba bantu bakora siporo ni iki kintu kiba kigikiye nyine ubona batakanye ewana bashyize hanze ikintu cyari cyo cyose ubona bari kubagana ari ikintu kiya kiba kumara yiva keshi ujye ubona bavuga ati baga yewe icyo navuga kuri icyo ngicyo showbiz wenda sinziho aho umbari ribo ibi birimo kandi ribi ikaba ifite ububasha bwo gufunga simbizi cyangwa guhana nkaba mbona muri siporo Scovia ni ngo natanzeho ningi ngo ndihaniza ibyo nabyo bizagera abantu baboneka ari ibintu bisanzwe umuntu ajya kuri kosa avuga ati n'ubundi barama warning nibyo bitandukanye no muri showbiz ori birazika gufatika gufunga kuri kosa bakujyana ubona muri siporo hakodwa iki ribu ntago igigeramo sinzi muri siporo nyine umuyobozi ubayoboye nawe mbona ko yafata ibyemezo bikomeye niyo umuntu akoze ikosa rimwe kabiri tanga igihano warning nyine gira abantu baguca amazi bakavuga ati n'ubundi araduha warning niyo hantu ngubu niba bikora babishaka niba ari wo mujyo niba ari yo episode igezweho ariko navuga ngo samukarenze umwaka ibiri ishize n'uyu munsi nago sinzi impamvu nago ndi kubabona nago sinzi impamvu nari kubahuza ngo mbone ko ari umuntu umwe
umunsi wa none ndagira ngo uze kumwe nabahe banyamakuru bawe batanu beza mu kijyanye n'igisata cya siporo. Abanyamakuru banjye batanu beza uvuga ati ngiye aba ngaba mbakurira ingofero ahangaha muri iki gihugu cyacu cy'u Rwanda ba siporo. Ngiye munyamakuru wa mbere nemera, yego, ngavuga ati uniwe kwe wa kwanza kabisa kweli. Harimo David Bayingana, yego, niwe wa mbere. Wa kabiri harimo Jado Castar, yego, harimo Rugajurigani, batatu, harimo Agiseri Rugangura bura no umuntu utazabona mu matiku nkayo ngayo. Rugangura bura ningubwira ngo ni umwe muntu utazumva mu bintu nk'ibyo rwose, abayipowe cyane rwose. Rugangura ndamwemera cyane mu karineti kiwe n'akagofero, ibyo byose biba yashyizeho akarineti n'abashaka no kubyumva, abayifitiye ikintu cy'amasoni rwose. Simaze kukubwira abantu ubwo ngubwo batanu kari bakeya mwagaheka, ndakongeraho babiri kuko nka njyewe nka BNB byose umuntu yagombye kwishyiramo, ariko nyishyizemo nabwo urumva ni hatari. Yego, abavuga ibyo hanze bagicumbi na bafuade bambabare ntago mbashyiramo, ndivugira abahandi wacu bavuga imipira mu Rwanda uko barabona urundi rwego, nabo nabantu nyine na rundi rwego. So undi navuga turetse ibintu byo guca ku ruhande, turetse Samu w'imyaka 2 ishize, umwaka ushize n'imyaka 2 ishize, yego, ari umwe mu banyamakuru nemera yaza mu banyamakuru batanu, ariko Samu uyu mwaka ni igihuha. Gisindi ntago mvuze ni igihuha, ariko atandukanye na Samu nzi ishize n'umwaka ushize nawe mushyizemo ni uwa kane. Samu w'imyaka umwaka umwe ushize cyangwa 2 ishize, nawe naramwemeraga navuga niwe munyamakuru, ariko ubu ngubu nge ntago ndi kumwemera neza 100%, ntago ndi kumwemera neza, sinzi babaye bane. Uwa gatanu Faustinho simbigarukaho, yego, bura Faustinho burabano kumva ibintu by'abanyamakuru. Bura Faustinho ni umuntu we na Kanyizo, yego, na Jado Magisi mugiranye ikibazo, navuga ati umva nkubwira muhungu ufite ikibazo ari wowe. Jado Magisi umuvandimwe wanjye musuze yahurira ku kabiya arara kwa Austin, ndamwemera cyane rwose. N'abantu babiturije banakubwira ngo Jado Magisi, Faustinho, Agiseri, Rugangura, yego, na Kanyizo, n'abantu utazumva mu bintu bya Rwasera, n'abantu utazumva n'umufana afite ikibazo, n'abantu utazumva ngo kanaka afite ikibazo. Ariko ejo ntibyaranunguye, usanga Faustinho nawe arimo kuza avuga ati hari akavideo sinzi mo gafite, yararakaye cyane avuga kuri bya bintu bya binuza, avuga kuri ku bantu ngo bavuze ngo babiruka ngo yahamagara bakabirukana bose. Uwo ni Samu, ako kavideo karahari bavuga bati ubwo rero ndakubwiye ngo abone abanyamakuru banjye nemera cyane 100% rwose. Ako kavideo warumbwiye se ubusaka ngakara sinzi niba gafite. Urashwana na Taifa, urashwana na Emi, urashwana na Regisi, urashwana na mutangazaji nanjye naje mu izo tuweli zose. Niwaho ngaho rero utinyira, ntago uzumva mu bintu nk'ibyo ngibyo Faustinho n'umuntu yitwa Kanyizo n'umuntu yitwa Giseri. Ariko niba ushaka kumva Faustinho yaje muri ibyo bintu ukumva nawe aravuze, nuko ari ikintu kiba cyamurakaje kandi umuntu agize mu ruhare. Ari niyo mpamvu ndi kukubwira ngo rero aba banyamakuru n'abantu bakuru, n'abantu bose ako nanone yagiye kuvuga kugira ngo abantu bajye bumva aho ibintu byari byahereye. Ndagira ngo aka kantu uze kukumva, yaravuze ngo dore ahantu byari byahereye. Kanze kureba ahangaha kuko hari ibintu witwa Karenzi yari yabanje gutangaza. oya nagarako aho yavuze dere ngaha, njyewe mfite ubushobozi bwo guhamagara muri iriya radiyo, urumva ntibarareyo. I swear nabikora nanjye, I swear nabigeraho icyo kigo kizakitagira nyiracyo. Faustinho yarakaye nawe araza arasubiza. Yego, mu by'ukuri niyo mpamvu nakubwiye ngo Samu Karenzi nk'umubyeyi, ndamwubaha nk'umubyeyi. Yego, ntago yagombye banabyumva ku kantu mubanje uti nk'umubyeyi. Yewe ndamwubaha nk'umubyeyi. Yego, no kumuvugaho birambabaza ko nk'umuntu nubaha nk'umuntu agombye kumfite ibyo mugomba kuko ntago tungana no mu mafaranga nitungana nakubwiye mbya kubitana abanga banganyamano barugana ntago nagombye kuba muvugaho. Ariko kuba yaratinyutse inshuro 3 amvuga mu bintu ntazi, Samu Karenzi n'umuntu ubaha, igerageza
uri umubyeyi wowe buriya Jarike imfura yacu yego nawe namubwiye mu banyamakuru nemera n'umurwa nawe arimo Jarike Sam Karenzi David Bayona na Castari yego baramutse bahuye bakora ikintu bakaganira bakareba uwatanye bahamagara bano banyamakuru bose uko ni n'abajeniza abandi abenshi n'abajeniza bagahura bakaganira ndakubwije ukuri ko bahuza bakabaganiza aho umwe yakoresha agasabira undi imbabazi bakaduha amakuru nk'uko BNB FM mwezi duha amakuru bakaduha amakuru ya nyayo n'ukuri twabashyigikira twabumva twagera gute ariko mu gihe nyine batarakora icyo kintu afite ubushobozi bwo kubyuka muri zabateo kubera iki ibyo bintu bisabye kuba byakorwa wenda nabo ngabo abo banyamakuru uvuze kubera icyo bitakorwa na Scovia ari ubahagarariye ari nawe muyobozi ubona nukuvuga ko Scovia ubwo bushobozi atakibufite bwo kuba yakicaza abantu ayoboye intambara yagombye kuba yarabikoze ngensabye abo bireba ba nyirabyo yego kuko Castari muri no sport yo hano yiwacu no umuntu ufite izina rikomeye David Bayingana Sam Karenzi na abantu batangiye kera baziranye yego batanu bo bikoresha kana batono reka duhamagaye nago Castari hamagaye Rugaje nonaha habwa ati Rugaje akazura karangije ndagushaka nsanga hana Hanyarutarama agahamagara Magisa agahamagara Faustin agahamagara mwari mutisha agahamagara abanyamukuru uwo yahamagara wese yego na wamusuzugura muri barabose ko bamufata nka garafrere akabicaza akababwira ati rero ibintu biri bino saga iri muri sport yacu too much bikosora gute dore ngaba abantu bose mufitanye ikibazo Lorenzo Rigani mwese muri hano byagenze gute niyo bafata amasaha 3 bahava ibintu byose birangiye bikemutse bugacya mu gitondo akajya kuri radio bakaduha amakuru ameze neza apana kumva ngo Regis ngafitanye ikibazo na runaka ngo isibo ngo tangazaji na kana ngafitanye ikibazo na runaka nawe urine dasi ngafitanye ikibazo na runaka ngo uyu munsi ngo Rugaju ngafitanye ikibazo na runaka unyine ukumva ibintu byagezeho ubwo abantu bari kuzanamo n'ibintu ntabwo nshaka kubivuga naho nshaka no kubigarukamo akumva muri sport hatangiye kuzamo ibintu by'amoko ni ikibazo gikomeye ejo mvisha akavideo kandi ka Lorenzo bira bintu twese twabyumvishe tujya mu cyumba turiherera turavuga kinira n'abantu rega bakumva twabira ati ibi ni ibiki umva hano sport igeze yego abwira kandi mu ndikisekete ngo mpo kisekete tuvugane ese uravuga ngo ndiho naho bagiye nta muntu wagombaga avuga ngo mbwira kisekete umuntu umunyamakuru uretse ukora igitangazamakuru cya leta uranga ibyo ni ibiki sport yacu igeze urumva hano sport yacu igeze ni ibintu bibabaje ni ibintu biteye agahinda ku muntu wese uri kubyumva ni ibintu bibabaje kandi izingiro rimwe ugasangana ni ikigo kimwe Gwe ni ikihe kigo kisinshaka kugaruka ngo ni ikihe kigo ariko barabiza bafite mu ruhari ni ikigo kimwe cyagira ibyo gikosora n'abandi bakagira ibyo bikosora ariko abo bantu nkubwiye uko bagomba nibo bantu twemera muri no sport yacu bahamagaye barumuna babo bakabagira inama twebwe abafana kaje turi kubasaba ntabwo twishimiye kumva sport yacu itangiye kuzamo abantu muri showbiz batangiye kugera ba Dekati batangiye kuza kuvuga kuri sport yacu bandika bagafata inyuza kubera iki kubera bumva harimo amatiko yabaye too much yego ibintu bitangiye kugera ahantu ibintu buri wese avuga ati ukabona sport yacu iri kugana hehe sport yacu umupira urahari kuko twe abafana tunacyo dufite ariko abagomba kutugezaho rezilita batandukiriye cyane yego bareke kuvanga ubunyamwuga ese reka nkubaze uri kuvanga wowe ngufana reyo nibyo uri umunyamakuru ufite n'amarangamutima ufite iyo nuza ugomba kuba umufana ibyo nta kibazo kuri umuntu ariko reka guvanga akazi ugavanga n'amarangamutima y'ubufana unese umwe mubwira abanyamakuru bakora kinyamwuga kandi babafana none se bayingana agafana aperi je burange none se nago uretse shehe nagafana reyo yego none se nago umuvandimwe dukuze nagafana Kiyovu yego none se wari wumva muri kiriya kiganiro cyabo wari wumva ibintu by'amatiko wari wumva bazanamo ibintu byo guhiza inguni byo kuvanga ngo afana ikipe reka yirengera bigere mu bintu by'inuza iyo ikipe yakinye neza arabivuga yakinana bakabivuga ntaga ajya ku bintu byo guhiza inguni n'abantu kukisa abandi bajya guhiza inguni bakajya kuzana ibintu by'amarangamutima mu kazi none bikarenga bakajya gushyiramo n'abantu bagafifi mu bintu byabo by'amatiko njye Sarupongo nifata nka gafifi yuri kumvuga kuri radio yawe umunsi umwe iminsi 2-3 umuhuriga wigendera gende umuhuriga wigendera ndi kwishakira ibyishimo ntago ndavuga radio ni nimwe mu mazina yayo horaho bira bintu yavuze ngo navuze SKF nayizana iyo video mvuga SKF ukajya kuza mu matiku yawe ngayo uranzana gute kwe umufana nk'uwo ngo yego kandi abantu bakuvuga ati uyu muntu none aho bigeze ko mona yataye umutwe utanye n'umufana umuhuriga
mu bintu byawe. Nawe ukomeje kuvuga ngo uri kwishakira ibyishimo Sarupongo ko bivugwa ko ngo buriya wego ari amafaranga buri ese rega murangiye nakubwiye ngo mbafite n'ibintu okay nakubwiye ngo buretseho gato hari ibintu nanjye buramba ngomba no kugenderaho Sarupongo ko bivugwa ko nejo bundi wahawe miliyoni ejo bundi uri ishyorongi Emily yaze kujya ndebera urebe kuva hasi hasi nahakiremo uretse njya mbona abafana buriya nanjye nitegereza abantu ibyo byishimo kuri Sarupongo guhera hasi ngakureba n'amafaranga uyu munsi uko uhagaze Sarupongo we ko ariyo mpamvu bavuga ko reba isaha wambaye reba umupira wambaye ibintu uwo mupira ntabwo ugurirwa mu Rwanda reba impeta wambaye sibyo urebe iki byose ko amafaranga kubera iki ubica ku ruhande ukavuga ko ari ibyishimo reka manze nkubwine Sports nayifanye yego okay kwanza nanugamyemo ubu muri commentaire ubu abagiye kuze ntago commentaire nzisoma muvuga ibyo mushaka reka maze nkubwire Sport ngiye buriya ngiye kureba navuga ko ifite iby'ingomba nayikandiye akanyenyeri narayifanye nataye umwanya wanje kaburi kwishyuza se oya nge nago nyishyuza yego ariko nge ndi kujya kukikubwira icyo kuvuga ngo amafaranga na equipe yego kwisi y'Imana nta hantu umufana hurira n'amafaranga ya equipe ntibibaho umufana afasha equipe abariyo icyo kintu baracyumva cyane yego noneho icya kabiri rero njewe nakubwiye ngo ntago Sport nayonse mu mabere ntago Sport mvuka inyanza ngo umubyeyi wanjye nireyo cyane iki genda umufana gira amaranga mutima yego none wowe se yakuri umunyamakuru yego iyi televiziyo imaze amezi 3 itaguhemba ikamara amezi 4 kwa gatanu baba wanyanyagiye uri kubyumva aho umufana rero atandukanye umuhuriza n'ibyo ngibyo niba mfanye ikipe umwaka umwe imyaka 2 imyaka 3 imyaka 4 imyaka 5 imyaka 6 nta gikombe uri kumva buri munsi kujya gufana ngewe nkubwiza ukuri amafaranga make nkoresha ngiye ku muri match imwe yonyine ni 30 match imwe inywa 30 irange umwanya amatike no kurya kuko umunsi nago nkora yego uri kumva no kurya no kunywa amafaranga make ashoboka 30 yego kuba n'imyaka 6 nta gikombe twara uri kumuza ngo ikipe yagwa amafaranga gute wewe ubwo kuba itakajemo byinshi rero niba mbonye ibyo kwemera kwaje bitari guhuza nkajya gushaka handi byishimo urabihuza gute n'amafaranga ikipe ngo ikipe itanga amafaranga ku mufana gute ikipe ahantu itanga ibyishimo n'igihe yatsinze yego nataye umwanya wanjye naje kwishyigikira igatwara icyo gikombe nkataha nishimye ako kanya niyo nyungu yanjye yego kuko nago ndi bwa sinshaka bwa depression abantu hano hanze barashize uzaje mu bitari kara izareba ibitaro bigiye kuzura kubera iki nge rero nge bikumva nta amafaranga ahurira n'umufana ibyo abantu babivuga ariko ugahera uretse nkubwire uretse gato nanjye reka nsoze nanjye hano reka nsoze ni wambajije yego bigahurira he nuko hari abafana b'inkoma amashyi yego bashaka kumva ko nagiye kandi nkahantu ngiye nkamaze gutwara ibikombe bijya muri bingaye nishimye meze neza uruhu rwanjye rumeze nta kibazo mfite ibyishimo yego nibe bashimisha ariyo mpamvu baza muri commentaire bavuga ngo inda nini tuyimamayira wowe icyo uhetse imbere n'umutiba ntago uyifite ariko sha yezi ko abafana bajya banansetsa rimwe na rimwe inda nini tuyimamayira uwo nzayijyana hazayimamayira nge nagiye kwishakira ibyishimo ibyo byose muri kuvuga ibyo ntabibonye maze twari ibikombe imyaka ingahe maze gusohokana ikipe imyaka ingahe nyemerekeza ikipe yanjye hanze wowe wo mu nzovu nasize uri kunyumvira uri kumbona nurira ngenda nese uzatinya uzabuzwa n'iki kuvuga ngo inda nini tuyimamayira ikindi kintu cya kabiri yego uravuze ngo ndasa neza ngira gute apa ariko tuba abafana yego mbana n'ababwiza no kuri kuvuga ngo turabahuriga ngo bisiga amarange ngo niki ntago bitwambura ko turi abantu twize neza tumeze neza dufite akazi keza yego uri kumva ngiye urambona ndasane ngomba gusane none se nge nago inzoga zambase ntago ngomba kugenda nakarabye barahari cyane urugero barahari ko sinabavugaho ntago nabavugaho usenge kugaruka kuri bakawuberi wacaho ukavuga ati kuki umuntu atakarabye sinshaka kubagarukaho bitubyiborere ariko ngiye ngomba gukaraba umwenda mfite niyo yaba umwe cyangwa ibiri ariko ise neza nyifure nge ntayindi umusirimu mbinyamirambo aho rero ntago uzambana nimereye neza ari genda nisha namafite kuri mobile money yego hari genda nifite turuwasa ariko nkamansa neza kubera iki na Kigali turimo Kigali irasa neza imihanda imeze neza amajaride urajya guca mu bantu utafuza utagize gute ni kibazo yego
ubundi ukirira capati mu biryo. Ikindi kintu cya kabiri kugira ngo wumve ko twebwe tugira tura abafana bitavuze ko ari nusu wa Nyanza sumubona sumufana wa Rayon Yego. wa Nyanza uramubona ejo bundi yagurije igipangu kiwe hariya mu Kamenge agura igipangu ku Gisozi afite moto zirenga 2 Yego. afite business akora sumuriga n'umuntu ayisize amarangi uzavanga uyu muntu ngo dore babasasi nyamara uri kuvanga uri umusazi ari n'igihe uri muri Priyave nyamara umuntu uri kuvanga ni umusazi ari kubaza abapanga yabwate ko se ko mutashyira amafaranga ngo harugero yuto rwa Nyanza sinshaka kujya kukubwira mu bandi nabo biteretse barahari bameze neza rero kuba umufana ari kuba umufana yisigira irange nibimukuraho ko agomba ku musirimu nimugura ko agomba kwambara neza nimuguraho ko agomba gutunga ibyo ni ibintu bibaho bitandukanye no kuvuga ngo yagiye ngo muri APR ngo yagiye ibyo ni ibintu no ni ibintu abantu bivugira babafana baraho nyine usanga n'umuntu avuga igihe bari kuri ifi yo kwa muganga sinkunda ko no kubitinda babo ngabo cyane. Yego tugana ku musozo ariko ntago naza gusoza ntakubajije kuri mushuti wawe akaba n'umuvandimwe akaba umuvugizi w'abafana sibyo ndibuze gusoza nkubaza kuwitwa Jangwanovic. Jangwani ni muntu ki kuri bo? So Jangwani rero apare ko abantu umuvugizi nari muzi. Yego. Jangwani ni inshuti n'umuvandimwe n'umuntu duhuje kwemera mbere yuko abantu umuvugizi yari umukunzi wa APR n'umufana wayo kiperi. So navuga ko ni umuntu hano mu Rwanda navuga ko buri mu sportif wese aramuzi. Ni umuntu wazanye ikirungo muri sport yacu. Nkunda cyane. Yazanye amaterime menshi Karapuja yati azana amaterime menshi yagiye ashyiramo. Tubona ko umupira wacu nyine bundi tukeneye abantu bazana impinduka muri sport. Niba ushaka gukora ikintu kikurura abantu ugakurura abafana nyine buri muntu wese yacyumva akavuga ati ibintu ni good ni nako abanyamakuru bacu bagombye kuba. Rero navuga ko Jangwani ni umuntu navuga ngo witeretse kandi umeze neza. Twebwe nk'abafana ba APR turamukunda turanamufana genda mufana 100%. Yego. Iyo mwumvishe kuri mikoro mitamvuga ati reka numve ni umwana uzi indimi zose numvishe ubwo mbere bakumva ngo azi Igifaransa aracyumva Icyongereza Igiswahili n'Ikidaki umuntu kunatangaza nk'abatanzania aratangaza cyane umuntu biswera ibintu byose indimi zose abamanuka wese umuntu niba uvuga ngo n'Ikidaki arakizi rero Jangwani ni umuntu twemera kandi dufana nabikora ikinyamwuga nk'uko abikora turamufana cyane nk'uko kandi na mugenzi we nawe Wasiri rimwe na rimwe sinzi ariko ari igihe nawe bivanga ariko ubundi hari igihe atangaza ukavuga nawe ukamutega amatwi ariko nawe ikiza cya Jangwani niba Jangwani uko wenda hari inywera fanta yakoka n'amazi ntabisindisha ajya afata Wasiri yifatira ibisindisha se hari igihe Wasiri atangaza nkavuga ati no muguhungu bigenze gute hari igihe atangaza nkamwumva cyane nkavuga atangaha kabisa arakomye bamwe mu bareyo bakomeje kugenda uretso gato ari akantu kabareyo kasoza kuri Wasiri Wasiri wenda wagira n'ibyago ikipe avugira iramutenguha yego niko nashaka kuvuga uyu munsi ngo ikipe hari abareyo bamwe bakomeza kuvuga ariko nari ngiye kugobekamo ati uyu Wasiri niwe ujya udutera umwaka kuko nanjye hari igihe atangaza navuga ati amagambo atangaje ibi bintu bitabaye Wasiri niba mwikorera abo babivuga nitandukanyije nabo umwemeramana ntago yemera ko umuntu atera umwaka ibyo ni ugusebanya kandi n'abariyo babanze menye ese Wasiri aravugira ihe kipe haje avugire Petit Messi ngavugire ngo 11 y'abazungu hose arajya nawe yagiye nyine mu mwikoreza n'umusaraba nawo baharande aya mwikoreza umusaraba nyine nawe agiye yihangana nyine avugira ikipe imutenguha wese uraje yavuze ngo umunsi ngo uyu munsi ngo Rayon igiye kubita umuntu yine ugahita uyiye buri amakuru mfite yego match y'ibitego 4 Wasiri niba ari umuntu abonye ifoto ye kuri stade nawe arabizi nubwo apfa kuvuga arabizi ko ikipe nyine ntayo nayavugira nayihari nyine akaza agatangaza rero navuga yuko nawe nafatanya na mugenzi we bazakora ikintu gikomeye uko abafana barabakunda ku mpande zombi yego navuga kandi bakomeza bazana terime nziza zubaka siporo apana zisenya yego Sarpo twiganira ku musozo kuko ngira ngo nze no kukurekura uyu munsi ugiye kujya kuri match nkuko watangiye ubimbwira ngira ngo urekure ujye kureba ukuntu wakitegura kwisiga amarange nabyo bisaba igihe kinini cyane urasoza ndagira ngo tuze gusoza uratanga iyihe nama kuri ibi bintu bikomeje kuba bituri kubona muri siporo nyarwanda nanone ikindi kintu ngomba kukwibariza nacyo tugiye guhita duheraho uyu munsi wa none ko turi kubona radio zimwe na zimwe
nanjye ku bwanjye sinyibona ko ziri kuduha ibyo dukeneye, zituri kutugezaho urubuga rw'imikino rwa nyarwo. Uyu munsi hari iyanjye mfite ku mutima ndi kwicaraho, wowe radiyo yawe uyu munsi uryamyeho uvuga iti ahangaha niho hasigaye ibintu by'umwimerere, nicara nkaba nakumva isaha imwe ebyiri eshatu, cyangwa se mu gihe naba ntari ifite uwo mwanya nkaba naza kugaruka nkaza kuri YouTube channel yabo mwumva ikiganiro cyabo. Ni iyihe radiyo kuri wowe? D'abord mbere na mbere ko ibi bintu byarangira, Yego, ngiye nabikubwiyeho, nakubwiye ngo hano mu Rwanda hari abantu 5 bafite ubushobozi bwo kuba bakemura bino bibazo biri mu ba Genizi mu banyamakuru bari umuna babo ba Grafre barahari bariyizi. Nago urugero rwa Jado Castari Bayingana, nkubwira Sam Karenzi, yego, rega bura na Regis Muramira. Yego, abo bantu ni abantu 5 baramutse bicaye bakavuga duhura, umwe muri bakabahamagara bagahura baganira bagahamagara bagenzi ari umuna babo. Nabwo ngo Castari hano afite muri iyo sport afite ikintu yubatse cyabayingana, umunyamakuru wese yahamagara wewe wese yamwumva. Muri bano ba Rugajo ba Lorenzo bari kare bande bose bano ba abanyamakuru bose yabahamagara bakamwumva, bakicara n'abantu bo muri sport bakaganira, niyo bafata ahantu isaha n'igice ni n'aba boss niyo banakonsoma nta kibazo, abo bahava bishyuye n'aba boss, ariko bakava bashyizeho akadomo kuri ibi bintu. Ufitanye ikibazo undi agasaba imbabazi undi, ufitanye ikibazo undi agasaba imbabazi undi, bikava birangiye. N'abandi batandukira bakajya gushyiramo abantu bakabihuza n'abantu bo hanze y'ubunyamakuru, nabo bakigaya abanye bakabagayira aho ngaho, ibintu bikava birangiye. Ndakubwiza ukuri, nawe twazajya kubona abantu bo muri showbiz batangiye kuza muri sport bakotinga amatika arimo, ibyo bintu byarangira ndabizi neza 100%. Icyo ni icyambere navuga ngo barani bafite ubushobozi bwo kuba byabirangiza. Ikindi kintu cya kabiri, yego, ariko mukumva mvuga kuri ibi nababwiye ndi gusaba imbabazi kuvuga kuri aba bantu, hari ibyo yumva gomba ibaze nka Sarupondi kuvuga kuri Castari sha mubyeyi kuba hano mu Rwanda, ndi kuvuga kuri Bayingana, ndi kuvuga kuri ibaze waraye. Ibyo ni ibintu mba nirinda cyane mu buzima bwanjye, abantu banzi baranzi ndabyirinda cyane, ariko nyine kubera iki twakoze ikiganiro kandi abantu banzanye mu bintu ntazi by'amatiku, niyo mpamvu nanjye nisa ndi kubivugaho. So rero icyo nicyo kintu mbona cyabihindura ubwabo bari abasiniya, turabasaba nk'abafana babakunda bari bukunda ikibazo cyo muri sport cyarangira, kuko ibindi byo kuvuga ngo waganirije byo wazaganiriza imyaka 300 ubwo ndavuga ku muyobozi wabo. Ikindi kintu sabye imbabazi ku muntu wese nakotinze mvuga mu mazina muri iki kiganiro, kuko namwubahutse, kuko nyende umufana uba wishakira ibyishimo bisiga amarange utagombye kubaza muri ibi. Ariko nababwiye ikintu cyatumye bivugaho n'abanyamakuru harimo Rikari horaho Giseri na Sam Karenzi banzanye mu biganiro, babumvishije 1 2 3 bamuzana Mupenzeto ntago muzi, Mupenzeto ntago tujya tuvugana. Mupenzeto hari ibyo tumugomba nk'abantu ba sportif yakoze muri sport y'u Rwanda, yazamuye abana b'Abanyarwanda. Hari aho yarokirise ababwiye abakinyi 5 afata Jaberi, hari ibyo nawe tumugombye kuba tunamuvuga muri ibintu. Ariko n'abamutinya nababwiye ngo hari impamvu bagombye kuba mutinya, kuko ne umuntu wakoze deal avana Jaberi acisha mu kipe muri Tanzania muri Gor Mahia yamuzigarura muri APR, kumutinya bifite ishingiro. Rero niba ari ibintu apfa na Sam Karenzi, yego, ibyo ni ibyabo, bareke gukoresha amazina y'abantu babihuza n'ibyo bintu. Ni ukuri kw'Imana ibyo bintu babyihorere. Ikindi kintu nasaba, simbona ko yagombye kuba umwanzi wa SKFM, nabigarutseho kuko numwe mu bantu batuma ikiganiro cya SKFM buri munsi kiraninga uko bamugurukaho buri munsi. Rero nako mbona ko ari umwanzi wabo, bagomba nayo ko bakwiye kugira gute bamuha igikombe, ibyo nabyo nabigarutseho. Ikindi kintu twe nk'abafana, yego, tureke guheza inguni, nguze muri commentaire watake kanaka, uze muri commentaire watake kanaka, ntago uzi by'abantu bapfa, ntago tuzi ibyo bapfa ni kazi kabo, abanganya amahono barogana. Twebwe niba tubona ibintu byanze, kurikira umuntu wawe ari kwirinde kujya mu bintu byo kuvuga ngo ugiye guheza inguni niki. Icyo nicyo nasaba abafana bagenzi banjye. Yego, icyo kijyanye nicyo ndakirangije. Icyo vuga ngo radio ryamyeho ngo numvira gw'imikino, ngewe ubundi bisanzwe buriya akenshi n'umuntu ugera kuri stade, ngewe ndi umuntu ureba match zose, kuko ngende Nyamirambo match zose ndazireba. Nubwo akenshi amakuru buriya ari ibintu mba ndyamyeho cyane, ariko ngewe 100% hamanye n'umutima wanjye ko numva BNB Kigali niyo radio yanjye guhera mu gitondo nyumva yo gw'imikino,
nimugoroba Fuade babacacambo izo hanze zo nibo mbankurikiye ikindi n'abanyamakuru bari professionnel n'abantu nyine wumva ibintu batangaza kumva ko birimo bari mu mujyi w'aba sportif niyo radio munavuga ngo hano mu Rwanda utazumva amatiku utazumva hiki baragutangariza ukavuga ati aba bantu kabisa numva ko ari nabandi nyine bakagombye kujya muri uwo mujyi bakirinda amatiku ko nabo n'abanyamakuru beza ariko nyine kubera rimwe na rimwe ashyira amatiku bamwe barayakunda abafanani bakayanga niyo mpamvu dusanga tuvuga ati buri muntu wese afashe uruhande yafashe uruhande igihe niyo radio yanjye abo n'abanyamakuru banjye muri cyane 100% bitavuze ko kwa Regis nashyira kuri fine ngo mbumve nabo ndabumva bitavuze ko abamutangaza agisibo nashyira ngo mbumve nabo ndabumva ariko nkagira amasaha nyine yo kumva aho kura umwimerere akabazo kanje kanyuma duhita tunisoreza twavuze byinshi ariko nanone hari ikintu abantu benshi batajya bakunda kugarukaho hari bashiki bacu tugera mu itangazamakuru ry'ahanga rya siporo hanga iwacu mu Rwanda ndashaka uze kumbwira abakobwa bawe batatu beza ubona ko byibuze batanga icyizere mu itangazamakuru rya hano mu Rwanda muri siporo. Abakobwa batatu navuga ko hari uwiteretse boss wabo bura Karalisa navuga yuko kuri BNB Jemba numva Karalisa nariko gutabazanamo tuvuga ko ari nk'abagarafere nyine ni nka kwa kundi tubivuga buriya kuko aba baje Doka Star aba babaye muri iyo ngiyo gusa ntago nyine sinabarengaho after respect yagahawe ndetse na yego mvona ko Karalisa na Rugagarusi bo bafite indabyo bagakwiye kuba bahabwa kuko nabantu banatumye bano bajenizi bandi nabo bazamuka babigeraho byinshi navuga ko ugiye kuvuga ku munyamakuru mwizo mukobwa abo nibo babiri ba mbere abo nani ikintu nubwo banahatana nundi banahatana nyine wundi abo ngo bari ku ruhande so abari kwitereka rero navuga hari ngiye ni mugoroba naraye numvishe uyu mukobwa Nice Sete Nice so akora nabasa mu Karenzi yego naraye mwumvishe kuri live ni mugoroba ya TikTok kwa Rugimbana ni mugoroba nari ndiho yego bro wa mukobwa afite analize afite n'amakuru menshi kabisa ariko arayavugira hese nyine Sam Karenzi namuha umwanya ni baduhe uruga rw'imikino baduhe rw'imikino rwanyabyo Sam Karenzi we wa wundi w'umwaka umushize azane Zandani uzi Sam kuri Zandani yabaga anamafoto abameze uko ngavuga ati namabere yahangaha mfite amafoto umukinyi avuye mu ikipe niyo muntu wageraga Zandani we Sam nzingiye ngo ndamuzi pe ariko ubu ngubu sindi kumubona Nayisa rero n'umunyamakuru umukobwa mwiza uri kugaragaza yuko nawe nagira Imana kavuga ruga rw'imikino nyine akagira anavugira rwo rw'imigwiza nkuko ari kuvuga ntiyagiye mu bintu byo hanze y'ikibuga n'umunyamakuru mwiza undi mwiza se wenda cyeka ni Vida ari kuri Nuza Vida ari kuri YouTube ndakeka nawe n'umunyamakuru ubona ushabika wiga none tujye twemera umukobwa nubona yigwanyeho akanga kujya mu ngeso mbi cyangwa nkuko bahari bashiki bacu dufite hano mu mujyi wa Kigali ahera mu gitondo yigamiye sanga akamenya ngarakara bashireho inzara acungaye n'iki kabona umwana w'umukobwa aremeye mu mvura yego aremeye kuzuba afashe kamera yiwe agiye gushaka amakuru agiye mu bihugu bitandukanye agiye Uganda ajya Tanzania ajya he uravuga ati Vida nawe ejo hazaza nakomeza gutya imbere ye ni heza niba biri wa gatatu ninde se mwagahikana ngo hasigaye abitwa ba Sylvie abitwa ba Ida kuri teni Sylvie ninde ko ngubwo nabo njya mbona hari ku kibuga kuko njya mbabona abakobwa benshi araho yitwa Sylvie Sano Sylvie Sano no munyamakuru nawe ari kwitereka Ida rero bura Ida nawe mbona ko amaze kuzamura urwego nawe sinzi Ida navuga ko nabaka ari kuri tape ari gukurikira ba Karalisa nawe nagombye ko nawe no munyamakuru mwiza kandi witeretse umeze neza yego undi rero ubwo navuga Vida we namugarutseho na Sylvie Sano pointer nawe Sarpo reka ngushimire mubwire ngo wakoze cyane kubw'umwanya wawe kubwo kwitanga ariko nanone ubwo ndasoza nkubwira ngo umunsi wawe uze kukugendekera neza kuko Kiyovu nayo iri hariya Kiyovu ni ikipe nziza ariko igiye gura n'indi kipe nziza so navuga rero wakoze cyane gusa nsoza yego sabye imbabazi ku bantu mfana nubaha nagarutseho mu mazina yabo ariko nanone yego nibo bari gutuma tubavugaho
nabo bari kwizana mu ntambwe 18 kubona umunyamakuru wafana ukabona bari ku marayivu bari kugira gute nibo bari kubituma tubavugaho none ntabwo nsaba imbabazi cyane nanone da batumva wenda ngo nasabye imbabazi ngo mbona zisabye cyane ubwo rero nakubwira yuko ibintu bimeze neza we wamufana ugiye kujya muri commentaire nakubwira ngo nabivuze nkanjye kandi ntawo nigeze nubahuka abantu bose nagiye kuvuga nabanje kugaragaza ko mbubaha nk'ababyeyi n'iki kandi none ndasaba n'ukuri kw'Imana hazagira umunyamakuru uzengera kumvuga kuko naho nigeze mvuga izina ryanyu naho nigeze mvuga radio yanyu n'ukuri byaba byiza mumvanye muri ibyo bintu byanyu mugakome niba mwanze kubikemura ngo tubafane tubabinyuma nk'uko turabafana ubwo nimugumaze ibyo ni ibyanyu mugumanye nibwo inuza zanyu cyo nzi cyo hano iyo umuntu atandukiriye inzego ziba ziri hafi aho ubwo nakundi reka dusoze mbwira abantu ko twari twicariye ahantu heza hacu n'ubundi dutuwe dukorera mbwira n'abantu ko ariho hantu hambere muri iki gihe ho kuba wasohokera Sarupongo ngira ngo uri kubibona ahantu tuba twicaye twariteretse nta handi uretse bahita muri Star Motel ahangaha hano ruveje rwose ngiye nahemeye cyane imodoka ziparika rwose igeze hano ku isoko ni ahantu hameze neza cyane ngiye nahemeye cyane ariko buriya ahantu nywera akantu buriya ikintu cya mbere gituma muhemera iyo mbonye mutoto nk'uriya mwiza uzanye akantu ko kunywa ukabona muyaga nk'uyu nguyu witegeye Kigali yose wireba Kigali yose nahemeye cyane buriya nubwo boss wawe nyine tutara byiza yagusuhuje ahubwo ati bite muhungu hanjye ibi ari sawa ariko ngiye nahemeye cyane nzajya amazi rwose mbwira n'abandi bantu ba sportif ni hafi ni heza n'ahantu bureba Kigali yose bahagana ni ahantu heza cyane rwose Sarupo wakoze cyane sana mwakoze cyane